nibyo koko ukibona iyi foto uhise ugira ubwoba cyangwa se wibajije byinshi. Brian Allen Weiss bafite ubwoba. Bajya bavuga ngo kwamamara si ibintu byoroshye, kubera ko si ibintu umuntu ahinga. Niyo wabiharanira kajana ntibyakubaho, kereka ushoye cyangwa se ugatanga ibitambo, aho ho wakwamamara. Uribaza ngo Brian Allen Weiss bafite ubuhe bwoba, cyangwa se n'iki cyabateye ubwoba cyane? Wakwibaza impamvu Brian yagiye kubatizwa ndetse akajya mu nyanja yera ndetse bakamutubika. Byagutangaza Juno Kizigenza na Allen Weiss nabo bonye bagiye kubatizwa. Ibi ngibi bikogwa na bake cyangwa se na benshi, bitewe n'imyemerere baba barimo cyangwa se ibitambo baba basabwe. Gukorana n'uriya muryango uko utegeka icyo ushaka, si wowe wihitiramo ahubwo uguhitiramo, kubera ko si wowe utegeka, baba bagutegeka. Nongera gushimira wowe uri kumva Biri Hanze Kabiri, guhaye ikaze. Ukomeza kudutera inkunga ukanakurikije mugenzi subscribe, yewe nihaza n'akazugera ugakande. Mu busanzwe mu buzima bw'umuntu arihana. Kubera icyo umuntu yihana, ubugira ngo ibyaha ufite cyangwa se wavukanye bise nkaho bigabanyuka ku mubiri wawe cyangwa se kuri roho yawe, kubera ko iyo ubaye utarabatizwa nturemerwa imbere y'Imana. Yewe nari amategeko dusoma abasa nkaho ari kugukangurira ibyiza. Garukira Imana, ubaha Imana, tinya Imana. Kubera benshi bakunda gubatizwa biterwa n'iki? Kubera ko iyi si yacu ibayeho abantu batabatizwa ngo bajye mu mazi yera, byazagorana aho umuntu yazajya tukundi agahita apfa, cyangwa se akubita undi nawe ugahita bamukubita, cyangwa se wamubwira ngo ni ikigoryi nawe ugahita uba ikigoryi, nk'uko mbere byahozeho mu myaka yatambutse. Ariko bamwe mu basitari nimboneka na rimwe kugira uzana umusitari yasezeranye, yashatse umugore, yabatijwe. Gusenga barasenga, ariko amadini menshi ngaba rwihishwa, kubera ko gusenga kwabo ukuba kwihishe cyane, kuko kubura kurimo ibitangaza byinshi cyane. Benshi mu basitari batandukanye muzi b'ibyamamare, uzatungurwa no kubona umuntu ari kuri kamera ari gukora interview cyangwa se ikiganiro. Bamubajije ngo ufite umugore, ufite sheri, bizagutangaza n'amagambo azagusubiza, azakubwira ngo sindakura. Ehey, Brian mu kujya kubatizwa kwe byari imigenzo, kuko hari byinshi yari yarakoze ndetse bitabarika. Yewe hari ababikora nk'agatwiko n'ubundi bagasura mu mirimo yabo ikangaranye cyane. Ariko benshi mu bantu muzabona bari kubatizwa ari abasitari, ujye umenya ko hari imigenzo, hari ibyo umuntu aba ari kwikura. Kuko ntabwo nshobora kumva ko umuntu ashobora kuva ku myaka umwe akarinda y'imyaka 35, 40 ataragira icyemezo cyo kuba yakwifatira umwanzuro wo kubatizwa ngo yemegwe imbere y'Imana. Biragoye cyane mu gukura kw'abantu kugira ngo babeho. Hari byinshi umuntu acamo bitewe n'ubuzima bayemo. Gusa Brian mu gukura kwe, we yemejwe ko atazigera abatizwa ataruzuza imyaka y'ubukure. Kenshi na kenshi yagerageje kuba yashaka kubatizwa biranga, bitewe n'imyemerere yari arimo n'idini yari arimo, ndetse naho yari yarafashwe bugwate. Yewe muzajya mubona umuntu agenda, ariko biba bimuzengurutse ntabyo muba muzi. Tuzajye twishimira tubona umuntu yamamaye ndetse ari hejuru cyane. Wakubwira imitwaro baba bagenderaho, ibipfunyika, tumwe mu dukomo umuntu agenda yambaye, buriya ngo ntihaburamo agakomo ka sekibi, bitewe n'uko aba yaragutegetse kwambara uwo muringa bakupfuye. Ariko iyo ugerageje ngo kumwihotora hakubaho
ikibazo gikomeye cyane. Gusa nubwo dukora ibi cyangwa se buri wese agakora ibi kugira ngo abe abone amaronko, hari abo bibangamira, hari n'abo binezeza bitewe na situwasiyo bisanzemo. Aaron Wise yashatse kujya kwiga umubatizo biranga bitewe na situwasiyo yari arimo, ariko muzatungurwa no kubona abikoze. We bigerageje kenshi yigira umubatizo, ariko ngo yageraga hagati agacika intege cyangwa se bakamuca intege. Yewe bamubwiraga ngo nurenga ku itegeko twaguhaye uzabona ishano, kubera ko uri uwacu kandi turagufite. Nawe ubwawe ugiye kumva ijambo rirakuziye rikubwiye ayo magambo, wahita ubireka kubera ko hari isezerano umuntu aba yaratanze. Ariko nuko tubikora nk'ibikino ngo kugira tubeho, kubyigobotora biba bigoye cyane. Benshi bavuga ijambo ngo baho nanjye nzabaho, ariko mu kubaho nzagira ibyo ntanga ndetse ngira ibyo mfata, ngire n'ibyo ndekura. Ubwo nibwo buzima buri wese babayeho, takaza imbaraga. Hari byinshi umuntu akomeza kwibaza, kubera iki umuntu abaho akagira imyaka 40, yarakundanye n'abakobwa batagira ingano, ariko ijambo ryo kubavuga ngo nisemo wanjye rikabura, yewe burundu. Ariko urukundo rufite ndetse ariko ubwo kuba ku muryango rukabura, kubera icyo umuntu abyara umwana akamuhisha. Yewe wagira ngo ari kumuhisha inyamaswa kandi ari umwana we. Ushobora kwibaza ngo bitegwa n'iki, kuko hari amahame umuntu arengaho bigatuma yuko ndetse bagutegeka ko utagomba kurenga kuri izo nshingano baguhaye, kuko nuzirengaho uzabona ishami. Benshi niyo mpamvu bagira ubwoba bwo kubaka umuryango, umuntu agakomeza ari single yibonera abana batandukanye, gusa iryo geno bakupfuye. Benshi bagerageza kubyigobotora ariko ntibibahira. Platini ibyo byamubayeho warabibonye, wibajije ngo kubera ikibira byabaye. Yewe ni kwa kurenga uruzakwica, kuko benshi mwakomeje kumva indirimbo ikomeye cyane Gicupa ngo niyo nshuti, uwo mugore niwe sheri. Buri kimwe cyose cyari kiyikubiyemo, yaririmbanywe amarira n'agahinda, kubera ko ibyari bimaze kuba agahumanwa. Benshi mu basitari muzi bubatse, ni bangahe uzi bubatse urugo rukaramba rukamara igihe? Ese niba bahari bo ni bangahe? Bazamubaze. Nkomeza kugushimira aho twabanye muri iyi nkuru, muri iki kiganiro. Imana ikumere umugisha, uri gukora subscribe, uri kugana no kunsogera. Ciao.